Tumaze iminsi tugaruka ku nkuru zitandukanye zivuga kuri Adeline Rwigara n'umugore Rwigara Asina Paul nuko yatumijwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB kugeza amagingo ngaya ntabwo tuzi ngo mu by'ukuri arashaka guhatwa ibihe bibazo. Gusa hari amagambo atandukanye maze iminsi atangaza ku mbuga nkoranyambaga, benshi ntibatinya kuvuga yuko mu by'ukuri byaba ari byo RIB ishaka kumubazaho. Hanyuma rero amakuru atugezeho muri aka kanya aravuga yuko Maître Gatera Gashabana uyu nguyu akaba ari nawe wunganira Paul Rusesabagina, nubwo Paul Rusesabagina yivanye mu rukiko mu rubanza. Maître Gatera Gashabana rero akaba yasabye urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ko umukiriya we Adeline Mukangemanyi Rwigara yakwemererwa kuzarwitaba amunganiye mu buryo bw'amategeko. RIB urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha iheruka guhamagaza ku nshuro ya kabiri Mukangemanyi Adeline Rwigara ku cyicaro cyarwo, inavuga ko ibyo akurikiranyweho azabimenyeshwa ageze. Mukangemanyi Adeline Rwigara yatumijwe na RIB bwa mbere ku itariki ya 8 Mata 2021, ariko yanga kwitaba uru rwego avuga ko igihugu kiri mu bihe bikomeye cyane igihe cy'icyunamo. Uyu mubyeyi rero utuye mu mujyi wa Kigali, akarere ka Nyarugenge, umurenge wa Nyarugenge, akagari ka Kiyovu, umudugudu w'Ishema, yongeye guhamagazwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha kugira ngo arwitabe ahatwe ibibazo ku ngingo runaka tutazi kugeza amagingo ngaya ibyo azaba abazwa na RIB. Yagize ati hari indi convocation yaje, ati singe bahamagara buri gihe, ati bayicisha kwa bayobozi b'imidugudu n'abagitifu, ati bayicisha kandi aho ngaho, ati bagamagara umwana agasinya, ati bakayizana, ati ya kabiri rero yoherejwe ku cyumweru, ati nagombaga kwitaba kuwa mbere. Mukangemanyi yahawe ubutumire bwa kabiri na RIB urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ku itariki ya 9 Mata, mu gihe yagombaga kwitaba ku itariki ya 12 Mata 2021. Igihe ifite amakuru yuko yizewe yuko nyuma yo guhamagazwa kwa Mukangemanyi Adeline Rwigara ku nshuro ya kabiri, munganizi we mu mategeko Gatera Gashabana yandikiye RIB n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha asaba ko umukiriya we yazitaba tariki ya 20 Mata ku mpamvu z'uko atazaba ari mu Rwanda ngo amwunganire. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rero yarabimwemereye kuko ngo ari uburenganzira bw'uregwa bwo kubazwa mu bugenzacyaha yunganiwe. Maître Gatera Gashabana rero akaba amaze igihe ari mu mujyi wa Arusha muri Tanzania. Uyu munyamategeko wari mu bunganira Paul Rusesabagina mu rubanza aregwamo iterabwoba mu iburanisha ryo ku itariki ya 5 2021 ntiyagaragaye mu rukiko ku mpamvu z'urwo rugendo, akaba aba yagiye mu manza rero zitandukanye yarusha mu gihugu cya Tanzania, n'igihugu gituranye n'u Rwanda kiri mu burasirazuba bw'u Rwanda. Ubwo Maître Gatera Gashabana ubwo Mukangemanyi aheruka rero guhamagazwa na RIB ntiyitavye, ndetse umuvugizi w'umusigire w'uru rwego Dr Murangira Bitieri yabwiye itangazamakuru ko ibyerekeye ibyo akurikiranyweho azabimenyeshwa yitavye ubugenzacyaha. Mukangemanyi Adeline muri 2017 yarezwe ibyaha byo gukurura amacakubiri no guteza imvururu muri rubanda. Nyuma y'umwaka umwe amezi 2 kuri 13 we n'abandi barimo umukobwa we Diane Rwigara bagizwe abere n'urukiko, ndetse bahita barekurwa vuba na bwangu. Amaze iminsi rero agaragarwaho n'amagambo atandukanye yifashisha cyangwa se yavuga ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane ku rubuga rwa YouTube, avuga ku butegetsi bw'u Rwanda, avuga mu by'ukuri ku rupfu rw'umugabo we Rwigara Asina Paul n'ibindi abona bitagenda neza mu Rwanda. Ibyo rero mu by'ukuri bamwe bakabifata nk'amagambo yo guharabika ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, abandi bakabifata nk'amagambo ashobora gukura amacakubiri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se ashobora guteza imvururu muri rubanda bitewe n'amagambo akunze kugenda avuga. Gusa bamwe bakabifata nk'ubwisanzure mu bitekerezo, nk'uko n'undi wari wese ashobora gufata umurongo akagira icyo atangaza yaba ku byabona bitagenda neza. Ariko ngira ngo urugero rwa hafi ni Idamange Yvonne Ryamugwiza, nawe yaje gufunga urubuga rwa YouTube atangira kuvuga ku butegetsi bw'u Rwanda, ndetse bidatinze aza gutabwa muri yombi ashinjwa kuba mu byo yagiye avuga harimo amagambo agaragaza ko ahakana akanapfobya jenoside yakorewe Abatutsi. Urugero naho yavuze ko imibiri iri mu nzibutso cyangwa se iruhukiye mu nzibutso zitandukanye hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda yabaye igicuruzwa. Ati coronavirus nyine nuko, ati mu by'ukuri ati ubutegetsi buriho turaburambiwe, ndetse ntiyaje no gutinya no kubika umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Akaba rero nawe mu by'ukuri nawe yaraje kugwa muri umutego
wo gukoresha imbuga nkoranyambaga nabi ndetse agashinjwa ibyaha bitandukanye byo kuba yarashatse kugumura rubanda ndetse ko yaje no gusaba abaturage ko bajya gukora imyigaragambyo aho ibiro by'umukuru w'igihugu biherereye muri village Urugwiro mu mujyi wa Kigali. Reka rero dukomeze turebera hamwe n'andi makuru. Mu yandi makuru rero akomeje kugenda avugwa cyane cyane kuri uyu Adeline Rwigara, hari amakuru dukesha ikinyamakuru rushyashya.net. Muri rushyashya.net banditse inkuru kuri Adeline Rwigara bagira bati imibanire hagati ya Adeline Rwigara n'akazu. Ati mu mwaka w'1980 Adeline Rwigara Mukangemanyi yari umutoni mu rugo rwa Perezida Habyarimana Juvenal. Atariko ababizi bavuga ko ari we wari ufite isoko ryo guhahira urugo, amarido yo mu nzu, amashuka yo kuryamira, ati n'ibindi bikoresho byo mu rugo kwa Perezida Habyarimana i Kanombe, harimo ndetse no gukora isuku ndetse no gutegura mu nzu. Ati muri iyo myaka Adeline Rwigara yari afite inshuti z'abasirikare bakuru mu ngabo za FR. Ati bamushakaga, ati bamufashaga ati kubigeraho. Ati barimo na muramu wa Habyarimana, akaba ari umujyanama we wihariye Colonel Elisa Gatwa na Colonel Rwagafirita wari ukuriye gendarmerie. Ati ndetse hari n'abavuga ko Rwagafirita yaba yaranabyaranye umwana w'imfura na Adeline Rwigara. Atari ku mucuruzi Nzabarinda Xavier bivugwa ko ari we watwaraga Adeline Rwigara mu modoka ye amujyana aramuvana kwa Colonel Sagatwa i Masaka. Undi uvuga ati mu by'ukuri uvugwa kuba inshuti ya Adeline Rwigara n'uwitwa Nduwayezu ngo wari ushinzwe iperereza muri leta ya Habyarimana. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru rushyashya.net bagira bati Adeline yategekaga Rwigara na Paul mu rugo, ati no mu bucuruzi yishingikirije ko aziranye cyangwa ari inshuti y'abasirikare bakuru n'abandi bacuruzi bakomeye nka Nzabarinda Xavier wari ukomeye muri MRND na Musabe Pasteur wayoboraga Bakar. Adeline ngo yategetse Rwigara na Paul gukorana ubucuruzi n'abasirikare nka Rwagafirita kuko ngo yari yaranabimusabye ko yabwira umugabo we bagafatanya mu bucuruzi. Ati abasirikare n'intera hamwe zikomeye kandi bivuga ko ari bo bafashaga Rwigara gukora forode babisabwe na Adeline Mukangemanyi, uyu umugore wa Rwigara na Paul witabye Imana. Ati kubera rero Adeline yari umutoni muri leta ya Habyarimana byatumye umugabo we Rwigara akorana ubucuruzi na leta. Ati dore ko yanateraga inkunga amasiganwa y'amagare Tour du Rwanda. Ni inkuru dukesha ikinyamakuru rushyashya.net gikunze kugaragara inkuru zicukumbuye cyane cyane zivuga ku bijyanye na politike. Akaba rero ariyo makuru akomeza kugenda avuga kuri Adeline Rwigara Mukangemanyi, umugore wa Rwigara na Paul ufite n'umukobwa we witwa Diane Rwigara wamenyekanye cyane muri 2017 ubwo yashaka kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu, ariko ntabwo byaje kumuhira nyuma yuko hari ibyangombwa yaje kubura ndetse biza no kuvuga ko yaba yarakoresheje n'impapuro mpimbano, aza no gutabwa muri yombi, aza no gufungwa, ariko aza kurekurwa nyuma gatoya nyuma yuko urukiko rukuru rwari rumaze kubagira abere. Tukiri kandi muri iyo myaka y'1994 reka tubabwire ko mu nkuru dukesha ikinyamakuru bwiza.com cyane kirakota b'u Rwanda bagize ati leta ya Habyarimana yishe n'abanyamahanga abarwanyaga umugambi wo kurimbura abatutsi. Ati gutegura jenoside byajyanaga no gucecekesha abashoboraga gutuma umugambi wa jenoside utagerwaho. Ati benshi barishwe, abandi barafungwa, cyane cyane abanyamakuru bavugishaga ukuri nka Kame Andre umuyobozi w'ikinyamakuru Rwanda Rushya. Ni muri urwo rwego umutaliyani-kazi witwa Antonia Rocatelli n'umunyakanada Fier Cardinal bishwe. Ati Antonia Rocatelli yakomokaga mu Butaliyani, yari umuyobozi w'ikigo cyigisha imyuga iciriritse Serayi ndetse cya Nyamata. Yishwe mu ijoro ryo ku itariki ya 9 rishyira ku itariki ya 10 Werurwe mwaka wa 1992 arashwe n'umujandarume Epimake uri mu benshi. Uyu mutaliyani-kazi wari umurezi i Nyamata yari yarakiriye impunzi z'abatutsi zahungaga abicanyi, abimenyesha inzego zitandukanye zaba iza leta cyangwa se izigenga zirimo Arkidiocese ya Kigali, Serayi ya Nyamata yabarizwagamo. Mu rwego rwo kumvikanisha uburemere bw'ubwicanyi bwari burimo gukorerwa abatutsi, Antonia Rocatelli yari yaratanze amakuru kuri radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI, yahise yicwa ikiganiro cye kikimara gutangazwa mu makuru ya nimugoroba kuri RFI radio mpuzamahanga y'Abafaransa. Uwamwishe ntibyigeze bimutera ikibazo na gato, ibi bikaba
bigaragaza ko ari ubwicanyi bwari bwateguwe kandi bushyigikiwe na leta. Uretse Antonio Locatel, hari n'undi munyamahanga witwa Frere Francisco Cardinal wakomokaga mu gihugu cya Canada wayoboraga ikigo cy'imyuga cya Butamwa, Centre de Formation Rurale de la Jeunesse de Butamwa, akigishaga urubyiruko imyuga itandukanye, nawe wishwe muri ubwo buryo. Yabanaga muri icyo kigo n'abandi bafurere bajya kuri 3 barimo undi munyakanada witwa Paul Ratraverse n'abandi banyarwanda 2 aribo Frere Karake Evariste na Frere Rwibandira Pierre Severien. Nk'uko bigaragara mu ibaruwa yo ku itariki ya 2 Ukuboza mwaka wa 1992 igenewe Minisitiri w'Intebe yanditswe na Dr Iyamuremye Augustin, wari umukuru w'ibiro by'iperereza imbere mu gihugu, byabarizwaga kwa Minisitiri w'Intebe mu ijoro ryo ku itariki ya 29 rikira ku itariki ya 30 Ugushyingo mwaka wa 1992. Frere Cardinal wari ufite imyaka 50 y'amavuko yarashwe n'igitero cy'abantu bagera kuri 6 bambaye imyenda ya gisirikare. Yarasiwe mu kigo cy'abafurere agwa imbere y'icyumba yararagamo, bamaze kumwica abinjiye mu nzu batwara amafaranga abarirwa hagati y'ibihumbi 200 na 400. Muri iyo baruwa umuyobozi mukuru w'ibiro by'iperereza asoza avuga ko abaturage muri ako karere binubira imikorere mibi y'inzego